Yesu nashimwe nshuti mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza igitondo cyiza cy'umugisha. Iki ni cya gitondo twumva ubuhanuzi, twumva icyo Imana ivugana natwe, twumva ijambo ry'umunsi, aho Imana idutekerezaho mu bicuku bya nijoro, ikifuza kuvugana n'abantu bayo ndetse no kubaganiriza. Rero ndi umuyoboro Imana yashyizeho uyu munsi kugira ngo nkubwire ubutumwa bwawe, wowe mwene data nshuti yanjye. Uyu munsi Imana yantumye ku muntu uri mu gatsiko. Hari agatsiko urimo, agatsiko k'ibibazo, agatsiko k'ubwihebe, agatsiko k'amarira menshi n'amaganya. Imana yantumye kuvugana n'umutima wawe. Unyemerere muri aka kanya, muri iki gitondo, nyemerera mvugane n'umutima wawe mwene data. Uwo mutima wawe Imana yifuza kuwukiza kandi yifuza kuwubohora. Uwo mutima wawe Imana yifuza yuko wakwakira imbaraga y'Imana, imbaraga y'Umwuka Wera, imbaraga y'ibyiringiro yo gukomera, kuko uri umuntu Imana ikunda, uri umuntu Imana yaremye, uri umuntu Imana yagize uw'agaciro gakomeye mu maso yayo. Nubwo umuntu yakureba akagutesha agaciro, nubwo umuntu yakureba akabona ari ntacyo uvuze ndetse ari nta n'icyo umaze, ariko nagira ngo nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana, kandi uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ukomeye mu maso y'Imana. Nicyo gituma Imana igutekerezaho ikaguherereza ijambo. Rero Imana yambwiye kuvugana n'umuntu uri mu gatsiko k'abantu, k'ibintu byinshi bikugose hirya no hino. Yambwiye ngo nkubwire ngo yewe urengana, ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ugahungabanywa n'inkubi y'ibibazo, ugahungabanywa n'inkubi y'ubukene, ugahungabanywa n'inkubi y'amadeni menshi, ugahungabanywa n'inkubi y'inzangano, ugahungabanywa kandi ugasinda utanyoye, ugasinda ibibazo. Iyo uryamye usinda ibibazo, iyo wegutse uba uri gusinda, uri kudandabirana. Kandi mu kudandabirana kwawe nta muntu uhari ngo akuramire agufate, ndetse n'uwakagufashe ahubwo agusunikira muri bya bindi, ugakomeza udandabirana kubera kutagira kirengera, ntugire gitabara. Imana yambwiye rero ngo nkubwire ngo ni Imana ikiza, ni Imana ije gukora, kandi ni Imana ije kugukuraho ibyo bidandabiranya byawe, ibyo bibazo byawe. Ngo kandi ibyo bikudandabiranisha, abo bakudandabiranisha batuma uhora muri iryo dandabirana, ayo magambo wumva, ibyo bitutsi utukwa, izo ntambara urwana za buri munsi, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ije gufata icyo gikombe wanywereyeho cy'umubabaro, icyo gikombe cy'ibishaririye, icyo gikombe cy'amakuba, icyo gikombe cy'ibyago, icyo gikombe gihora mu rugo rwawe. Amarira niwe ahora, umubabaro niwe uhora, icuraburindi riragose urugo rwawe, ubuzima. Irambwira rero ngo ifashe icyo gikombe, ngo dore gishyize mu biganza by'abakudandabiranishaga, abatuma gudandabirana. Abo iragifashe gishubije mu biganza byabo, ikakubwira ngo rero ni Imana irema, ni Imana ikomeza, kandi ni Imana ishyiraho iherezo. Rero uyu munsi, ubuhanuzi bw'umunsi burakubwira ngo Imana ishyizeho iherezo kuri ibyo bibazo byawe. Imana ishyizeho iherezo kuri ayo marira, Imana ishyizeho iherezo kuri ayo maganya, Imana ishyizeho iherezo kuri uwo mubabaro mwinshi urira saa 9 z'ijoro, aho kugira ngo usenge Imana, ahubwo urarira. Uburiri bwawe bwanese uyu munsi kubera amarira menshi. Uyu munsi ijoro ryakubereye rigari, ryakubereye rinini cyane. Uyu munsi wakubereye munini, ariko Imana irongera wegeranije, iwuhinduye umunsi w'agaciro, kandi iwuhinduye umunsi udasanzwe imbere yawe. Nyemerera rero muri aka kanya ugira amagambo watura amagambo y'ubutsinzi, watura amagambo y'imbaraga muri uyu munsi. Ugiye kuvuga ngo Mwami Yesu, ndi umutsinzi kurushaho, ndi umunye
umunyembaraga kandi ndakomeje urugendo rwanjye. Uvuge ngo sinzahungabanywa n'ibibazo, utegeke ibyo bibazo bigende. Ugiye gutegeka ubukene, ugiye gutegeka amadeni, ugiye gutegeka imibabaro, ugiye gutegeka ibyo byose, ubifate ubisubize mu biganza by'abakurenganije. Ubwire Imana uti Imana ndi hano kugira ngo ndengere. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yera, Data mfashe ibidandabiranya byanjye, igikombe cyose nanyweragaho, igikombe cy'ibibazo byose nahuraga nabyo, intambara zose narwanaga, amarira yose nariraga, intimba yose nari mfite ku mutima, agahinda kose nari nikoreye, ndagafashe ndakajugunye mu izina rya Yesu. Ubu mbaye mushya, ubu mbaye muzima, kuko ndi umwana w'Imana. Menye neza ko unkunda, menye neza ko untekerezaho, menye neza ko ufite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Uhereye umunsi wa none kugeza iteka ryose, ndi umutsinzi, ndi umunyamahirwe, ndi umunyembaraga. Nta kibazo na kimwe kizongera guhagarara imbere yanjye, nta kibazo na kimwe kizongera kuntsinda, kubera yuko unsindishiriza ari hafi yanjye kandi unsindishiriza ari mu ruhande rwanjye. Uko ndi umwana w'Imana, naguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Kristo ari mu ruhande rwanjye, sinzatsindwa. Kristo ari mu ruhande rwanjye, sinzananirwa. Kristo niwe unsindishiriza, kuko ari we wancunguje amaraso. Bigusabye nkwizeye, kuko uri mu ruhande rwanjye Uwiteka, kuko ugiye kubana nanjye, kuko ugiye kunsindishiriza. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.